byanshimishije nanjye nko kwitura. Ugiriye neza nanjye w'umugisha. Pastor Mutijimana w'umugisha. Sindagerera kuvuga uri inshuti yanjye cyane. Torero umushumba wa Imana w'umugisha. Mwarakoze kwakira itorero amatorero y'Imana cyangwa abakozi b'Imana cyangwa bone data Imana w'umugisha. Mbuye neho ntajya bimuhanire kubera ko wigeze ku buzima bwawe. Yarabende kuko tworo umugore narongoye namwanza imyaka umwaka wose. Uzima nabanaga murenze nubwo nari meze ntarirataga numvaga murenze. Baba ndashaka umukobwa w'inzobe itari inzobe yirabura w'amabere mato w'amaguru manini w'amenyo yera mbese nkamuguma mu bitekerezo byanjye. Ndamwanga kuje na Imana binduye ndabyanga ariko rero ko yasenga nabonye amahoro ariko mubwire ngo ndashaka ko umugore wanjye mubere w'ingenzi wewe urabyugukuka biroroshye baza uziko nagiye gukora nkaburaho mwera bene waba warashira inama mu Rwanda akashaka umwera akamubura bavuga zakwereka neza uziko umupasiteri ugeze gushaka kwereka neza barakabana ari kuri muzima warapfuye abakobwa barahari hano bakuzuye twari dufite ikanisa irimo abantu 700 irimo abakobwa b'inkumi y'imyaka 20 n'ijana n'imyaka 16 bari 58 ujya kurungura ukukura tutegere pfuna gushaka iki ariko ko nari uringenzi ku buzima bwe. Ikibazo itoroje Imana ikeneye ibyawe kugira ngo ukure urugenzi muri ntabwo ari wawe wakoreye ubwabo ndazina kaguta wawe umujyana na bifike nka chibi karyamana kukaryamana abanya kukumenye ko na ruguru telefone yawe akayishiramo kakade sizi ko mubikora nta byose bura kanise ni bura kanya bura akamushiramo bura kanise ndacara aho ntabwo nzi kuvuga ibyane byamaze kumenya yagukomerekeye n'umusubigenzi y'umurebe umureba muri umureba muri bura kanise wagukomerekeye ntabwo kiguriza umuntu amafaranga kuko iteka ko bose babaye babiremo kandi uwigeze ku buzima bw'uri wakozeho ntabwo ndi gusoma cyane n'ababwira Bibiliya mwigire. Murabizi umugore w'umupfakazi wari mu mwenda mu gitabo cy'abantu uyu mugore yari mu mwenda ashaka kwiruka ideni rimushengereje umwishyuza ahora ku muryango wacye yahura n'umuntu witwa Elisa arabwira ati umugabo wanjye ariwe mugaragu wawe yarapfuye asigamo ideni rindi nabi dore n'uburusha umwishyuza rendire. Elisa mubera umuntu w'ingenzi amwishyura ibanze umwishyuza ntiyagaruka mu rugo. Imana ikoresha n'umuntu kwishyura ejo aho tuguhamya uriya mugore muwakinze uriya n'abantu b'ingenzi rero umuntu w'ingenzi Imana iguhuze n'ukubakira Imana iguhuze n'umukuru wanyu ushake uruko bandeba mwireke umujya kwa mwina ariko ushake uhure n'umuhungu w'ingenzi utari maraya uhure n'umukobwa w'ingenzi utari meshi uhure n'umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe
w'ingenzi akabishyurira iwaje ariko umwishyuza muramuzi aho ku muryango we wakarokoka buri munsi yaranda akabwira ibintu bitatu yamusaba nishyura turyamane cyangwa n'abana bawe ahora buri munsi umugore yazi ko ubuzima atazabuvamo ariko Imana imuhuza n'umuntu w'ingenzi reka bishimire icyambere itegura ko umuntu w'ingenzi kabiri itegura n'umuntu w'ingenzi wowe ube mu witegure ko umuntu w'ingenzi bino pastor kuba watera ngo muye na pastor na umuntu w'ingenzi ninde nabera umuntu w'ingenzi mumbabarire ndabwira se babazi cyane maze bisi ndimo gusenga Imana ifashe ndimo gushaka ku buryo ndashaka kugira ngo abana bajye gufungura batangiye umwaka ndashaka kuzaba umuntu w'ingenzi nkamutangirira bashaka gutera inkunga hatangira umwana ku musore ya mbere na mirongo itandatu kuri umuntu w'ingenzi ngaho soma biri soma mugabo wasomaga detaye wakaba ujya hari hafi ya byakirabura amajwi cyangwa bakabikuzanira dusome igitabo cya Luka ibice bibiri na 12 some neza Luka 7:12 12 aravuga ati ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba ahura n'abikoreye ikiriba uwo ni bivuga ni Yesu yabaye umuntu w'ingenzi uwo munsi komeza ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba wari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka wari wapfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina umwana wese ameze nubwo usomye reka nisomere umbabarire ageze bugufi bw'irembo ry'umudugudu ahura icyo nicyo nashakaga ahura n'abikoreye ikiriba cyari umupfu uwari wapfuye yari umwana w'ikinege icyo ni cya kabiri ya gatatu kandi nyina yari umupfakazi icyo ni cya kane abantu benshi bari muri uwo mudugudu bari bamuherekeje byamuhuriyeho umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira yegera ikiriba agikoraho yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka murongo wa 15 n'ushaka n'uwa 12 n'ushaka guhagararaho uwari wapfuye arabaduka
atangira kuvuga, Yesu amusubiza nyina. Abaririmbyi baririmbye bavuga kuri Yesu. Mumbabarire bagere basabe imbabazi. Basabe imbabazi cyane. Imana ibahumuje. Igihe cyose muzaterana amateraniro, timwamamaze kuri Yesu, ngo mumuvugeho, umwumva mwumve, utamwumva ntabaza rukwiye. Ibyo ntabwo byaba ari iterana. Cyose bitavuga kuri Yesu ntabwo bari. Niwe wabaye umuhuza w'abantu b'Imana, niwe wamenye amaraso, niwe wegereye abantu atuma tumenya Imana, niwe kuboko kw'Imana kw'iburyo, niwe wabaye inkingi y'igicu igaragaza mu gihugu cy'Egiputa bakikanana, niwe wabaye inkingi y'umuriro kugira ngo batagenda mu mwijima, niwe wabaye inkingi y'igicu kugira ngo batwiciye batuzishwe n'izuba. Yani magambo y'umugabo iyo tumuvuga turavuga ngo gushobora kose no gukomera kw'Imana. Iyo utamuvuga ubutavuga gushobora no gukomera kw'Imana. Barenge ngo niwe zina rihebuje mw'isi, amazina yose yibagira. Nuko abana b'iki gihe mwarize mwiga amateka, mwiga no mu Gifaransa no mu Cyongereza, wabaha amateka neza mukamenya amateka y'u Rwanda cyangwa y'isi. Twagize abami, tugira abatwara, tugira ibisoro, tugira abaganga, tugira abatuzi, tugira abakiri. Reba hano bose barapfuye, singiye bose, ariko izina rya Yesu ryaravuzwe imyaka 2000 kandi rizakomeza rivugwe. Niba ufite izina riruta amazina yose yo mu isi, ni izina ubwira urushye akaruhuka, ni izina ubwira ubabaye akanezerwa ko utazongera kubabara. Aragenda yigendera, amahirwe y'uyu mugore umupfakazi ahura na Yesu. Abari bamuhuriye bose ari ndaha baraje baramufasha, bamufasha kuri wayuda bari bazi ko ntabwo ari byangurira mu kare. Baramufasha, bararira barakoronga, bararira barambije, bagiye ku rwego rwo kuzika. Ati tugende tujye kuzika, kurira ntabwo buza kuzika. Baramufasha kabisa kuzika, baragenda. Bari mu nzira bagenda, bahura n'umuntu w'ingenzi, bahura n'umuntu w'iki. Ba bandi bariraga ntabwo babitekerezaga, bari bazi ko bitakashoboka. Bahura na Yesu. Tubwira ku murongo wa 12 ngo bahura na Yesu. Bahura iki tutaguhura murabye, ntabwo ari guhura amasaka cyangwa ibicori, barahura. Haleluya. Ongera ubwire mugezo w'umwana Imana iguhuze n'umuntu w'ingenzi. Ariko tubisinyaze kandi bifuze n'utamufite bari nabaye mutanaje muvuga mu mwendura nibo. Bikiganiro Imana iguhuze n'umuntu w'ingenzi. Muhure utabiramukanye, Imana cyubahiro. Utabiramukanye, haleluya. Utabiramukanye ari rusenya. Ariko cyangwa tukanagibaje. Uzibali mutegeza ko bitanga kubaho. Turi hamwe. Burya reka babwire uhimbabwira Yesu. Akora ibintu udatekereza ko bitanga kubaho. Ntabwo muri makuru. Udatumva mwana wawe. Wowe utanakuze utigitandamba. Kandi ukabona ko yohaniyemo n'ifunu n'amazi. Uwo ni we Yesu.
tutabanyurwamo. Uwo ni we Yesu uguhuza n'ibyo utatekereza ko bidashoboka. Reka mbere ikintu gusenga Imana icyo bisobanura guhabwa ibidashoboka, gukorera ibidashoboka. Ibyo bita gusenga, muranyuma neza, ibyo bita gusenga cyangwa ibyo bita kumenya Imana, gukorera ibidashoboka. Ibyo dada atashobora na mama atashobora n'abacyamwe wandi bose batashobora, wajya gukora ukanura gukorera. Baraho bamuherekeje inzira zihurira kagira abana mu mayira abiri. Haleluya. Imwe ryaraga indi rugendo, imwe Kigali cyangwa Nyabugogo, mu bukwe watashe utazi ko wabaye mu kibamo. Ndabona abakobwa baranye nicyo ndajya mu ntara twatashe ubukwe ntabwo ushaka kubavuga. Mbona umwana w'umukobwa kwasi nawe biranyura afite ikibuno kigereye amwitegereza kugira ikibuno kameramano ikibuzi baguze kagacya uza kubaza umugabo wawe ariko se uriya mukobwa wamubonye ubwo ikibuno kiragera hano yambaye hasa tuyegejeje aha arajya gutambuka kubera ikibuno n'intuza akumwe ugatambuka akashyayo ashaka no kunda gushyira intoki wawe utawureba. Ariko uzikwigeze muzahure utazi ari mayirane, ariko ufite abandi batabona abandi. Umuntu wigeze uzahari kwari mu kutaha, kwari mu aho ugenda, ntabwo umuntu wigeze ari mu rugo ari mayirane, ari ahantu fulani utazi nanjye ntazi. Ndeba nk'umuhanuzi ku buzima bwawe, noneho ndeba nk'umuhanuzi ku buzima bwawe, niba uzi kumva wumve utumva n'akazi kawe. Itegure guhura n'umuntu wigeze ku buzima bwawe. Kuva nona cyongeza n'amama today, kuva nona no kwiga icyongereza umuntu zitangiriye hano, kuva nona nona tangira kwitoza kugiye guhura n'umuntu wigeze ku buzima. Nibyo gusohoka mu rugo tuvuze kagere yaba umuntu wigeze. Reka babwira bene data tumeze nk'imodoka zo muri gare, imwe irapakira yava ikajyaho. Bari barwanira imyanya, umwe abazinamba yavaho n'akaza hari zibura abantu. Bageze mu mahuriro y'inzira batica bajya kuziga ibyiringiro by'umugore, bagiye kubiziga agatekereza ko azabyara undi kuko umugabo yapfuye. Ahura n'umugabo w'ingenzi witwa Yesu. Bahuye ararira n'abayuda bararira, Yesu aratambuka agera kubikorera ikiriba, dore kuri iyo mugabo afite ukuboko kutajya gutanga imbere n'abantu cyangwa abantu bataziga, arambura ukuboko bagenda, arambura ukuboko bagenda gikoraho. Babonye umuntu gikoze barahagarara. Uwari wapfuye biramushobora ngo ari umwana w'umuhungu kandi ari kibi. Yesu amufata ukuboko amuta, ntiyafasha abayuda kurira, amuta abantu bari kumwe nawe, arangije aramujyana ku murongo wa 15 ngo muhanyire. Iyo tuvuga Yesu tuvuga umuntu ukora udashoboka. Imana yambabazi niba yagira abantu 30 barumva. Iyo tuvuga Yesu tuvuga umuntu ukora udashoboka. Reka mbwira abantu bari hano
batewe n'abantu. Imana imuhuze mu mugezi gusa. Bakuzi reka sutyange muri bakubuzima watewe n'umupagani kaba marayike kamenyekana. Imana igutwikiza ubwoko bwe guhuza n'umugezi. Bakuvuga abantu biba bakuvuga bakakwera hasi bakakwiteza hejuru. Hari umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe. Imana ntibesha, ahubwo ikitwica nuko tutazi gutegereza isezerano ryayo. Icyo Imana yavuze, mpamvu Mungu alisema atatimiza. Icyo Imana yavuze izagisohoza. Icyo agiye gusohoza ati amufata ukuboko amuhanira. Abariraga bose barayamenya, abavugaga batarajya he babona n'uwayo. Ururimi rwaraga ruhinduka. Uwo Yesu wakoze ibyo. Biriya bavuga gutera ejo buri munsi kandi twazahora. Itegure nawe mu gitondo nushyiramo imari wambara cyangwa ipantaro, mu gitondo nushyiramo umwenda wambare, ejo nushyiramo umwenda wambare, mu kanya nusohoka kugira uti nanjye Yesu agiye kumpuza n'umuntu wanjye w'ingenzi tuceyo atayo kuberagera. Iyo dusezeranije niyo kwizera. Igitabo cy'Abami ba kabiri kane ku murongo wa mbere. Hute nanjye. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi yego asanga Elisa. Aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo babagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo ufite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze wishyirane mu nzu n'abana bawe ukinge. Utwo tuvuta udusuka muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye kibike. Rekera abateka muzi. Imana iguhuze mu kwishuri banje nawe. Nakujya gutanga ubusobanuro bwinshi ndahabye. Imana iguhuze n'umuntu kwishuri banje. Umwendo. Imana iguhuze n'umuntu gukuraho gutwara wikoreye. Imana iguhuze n'ikintu gituma basinzira. Imana iguhuze n'ikibazo umutima wawe. Uyu mugore yari afite umwenda. Turi muri iki gitabo nanone ndashaka kuruta amasoza, ndashaka gutwara gufata umunota mike gusa. Hari umugore umwe wari warabyaye abana b'abakobwa muri Bibiliya, wicaye acumbitse Elisa. Sinzi ukuntu Elisa yagendageze mu mbuga asanga urugo rukeneye umwana w'umuhungu. Uyu mugore aheshwa umwana w'umuhungu na Elisa. Ntabwo ndabona umuntu usubizwa ku isi bidaciye mu bantu. Ariko barakore mwabaye, ariko urubyiruko torero bene data turi kumurana mwabaye muti ruzi ko abantu muri kumanya abantu bigeze kuko abantu bose bashyira mu gatebo kamwe no akavera kakagosha amasazina nakasike mu wese tushyira amasazina akadehe kuko abantu twashyira mu kadehe kose. Abantu benshi ni babi umenye niba uri mubi ni wowe mubi.
uw'ingenzi Imana yabitse. Basi undi bakora babaza bavuga ko n'abakozi Imana niba warahuye n'iki kuzabura ijimbo biyo kweza tuzamura amaje. Yose bice ku ruhande. Kwenda n'aba pastor n'ibicupuri bitije izina ndako. Bari hanza. Utufata tukatuze mu kadeni. Kama. Nito bicupu. Bitwara bizizi. Hari Imana yaje. Hari abakozi Imana yaje. Hari abakozi Imana yaje. Imana iguhuze n'uwo yahishe. Nongera mvuge njya mu mugaragu w'Imana kandi ubuhanuzi. Umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe niba ari cyamuntu araragenda atanya gatatu. Niba ari Kongo azatahe mu Rwanda amusange. Niba ari Nairobi ntazabona ibitotsi nawe batarakugeza Nairobi. Ariko mfite uwo turi hamwe nadasinzira atarabishira Imana, nadasinzira atarakugezaho aho Imana imubwira, ntazaryame ngo yishime atarabigisubizo cy'ubuzima bwawe. Elisa agenda ntiyahagarara, agera ku mugore, umugore yamuhamagaye abona umugabo abona arayimuze tubazo urajyayo aturaho usomye neza biriya nta n'umugumu Elisa yamumenye, umugore ni wamumenye. Umuntu ugeze uramumenya iyo muvuganye mu mutima w'urubuga kandi umuntu ayimenyetso shaka niba dufite amazi ngo nyamameneho iyo umubonye umubona ibimenyetso wibuka izo zose. Umuntu w'ingenzi ubonye wibuka n'Imana yavuganye nawe mu myaka yashize. Umugore amubonye aramumenya, Elisa ntiyamumenya. Ariko tumugabo wawe n'umugabo wanjye yarapfuye. Umugabo yamubwira unatise Imana yanjye umurere nawe urajyo aratega amatwi ageze aho ngaho. Elisa icyo gukora kimuzaho kuko yari uw'ingenzi ku buzima. Ariko Imana iguhuze mu ngenzi nanjye imbere yawe icyo gukora cyaza. Ariko kidabura ko banyumva mfite uvugana nawe mutishima nakugeraho icyo uvugana nawe kizaza. Shobora kugenda wumva nta kintu uvugi ariko wagereye atuma ku musaraba utinda wuba wagutse ugiye kuba ku musaraba baturaka igikona utinda cyuma buryo wari uw'ingenzi ku buzima. Mfite umurokore turi hamwe. Haleluya. Ongera ukumva ikiganza cya mugenzi wawe mubwire uti aho ndi ntabwo nzahahama hari umuntu w'ingenzi ugiye guhaguruka ku bwanjye. Umuntu w'ingenzi uvuga aratandukanye. Ariko umuntu w'ingenzi uvuga aguhoza amarira asonanya ku bataguhojeje. Ariko umuntu w'ingenzi uvuga murajyana mugacuruza bikende. Umuntu w'ingenzi uvuga mwana kwambara nta n'undi murambarana. Uzi ko umuntu w'ingenzi utakora akagura ati iriya nzu nubatse ni iyawe. Akavuga ati njyewe reka mbabwire kuri gahunda y'umugore wanjye naramwanze koga nabona ku rwego rwanda kandi umukobwa yikubitiye ibyo azarasenga azi ko
yakuba narambagira ati bongera uzagaruka. We yari amakuru y'ibitseho abiti bapromamo zibibagirira. Ndasaba pe ndanakore barazigaruka. Haleluya. Haleluya. Imana imuhuzure mu bugezi ku buzima bwawe. Kasaba icyanditswe kimwe cy'araho ndetse tuzagaruka. Kandi arahagije. Niwemere ibyo biragukorera uwo mutwe wagukorera. Uwo mutwe tukuvugiye ko urusengero gukorera. Haleluya. Haleluya. Uwo muti wereka kushajaba ndirarugera ubihanagure ujye ubyuka wambara uberwe ujye gutuma ubigeze imbere yawe ibikubona ariko si wavumwe nawe nuwakuroze uzabunye cyangwa ubuki reka bwira aho gutekereza soza kubone reka babwira reka mbara akantu gato kagana waze babwira nko muri 77 mu kwezi gushira umuntu yarandoze kandi anoga ndeba ntabizi atwara inkari zagerageza arandoga ntabizi ziraneze ko bitabaho narimo gushaka uburyo bw'ubuzima bwose babwira n'ubuhamya burebure ntabwo ushaka kubatiza hano ngeze imyaka 7 ubyara ariko nawe umuntu w'ingenzi arababagara yatigera he impamvu utashatse ni kiranga kibandiwe arabona ati tukam imbere yanjye ndapfukama amurute ikiganza kuva umunsi ngasanga ndakunda murantega amatwi reka mbongere ibindi banga rikomeye ndiye mubwiza njyewe ubanza n'umugore wanjye yagutanga nta iyo tuvuga nawe n'umugore butumwa nawe yagutanga naravuye kuwa gatandatu kera twararongora twamara icyumweru kugenda barakwiga niko mateka yarameze ntabwo ari by'ikigemo yo kuryamana kuwa kane mwana muzashaka ko gatatu muri na gusasa iterambere ry'abantu musase ngaho musase mwabasha kubita hiye ngaho n'umushabuti kana mutane byanyu muze ubaza amago yacu twebwe n'abagore bacu ko tubanye ukaraba mbere ikigeshana mwirwa mutukora demorise buri munsi kubera ko mubatse mu manegeka wewe ni umukobwa udarongo gatandatu akajyama n'umugabo kuwa kane bana pastor mwarema beje tuba dusa n'abafata urugondo tukarukira ku cyuma Imana izabahire ukagera aruheze kubimujuma nashaka kuvuga izina amazicumo rikwaye bati baramuhamagara ati mushuma w'umukasorende ageze ku mushumba ati umwana wawe ati pastor nigize muga ko mwemeye nigize bikubwira pastor arategeka ntabwo kumvuga nyabivuze ahubwo abandi bana mu mushumba yabyemeye ibyo mubona akandekera kagarukiyo najya nararongoye mari cyumweru tugiye guhura n'umugore biranga buri mvuga bararumva baza abakuru umunsi wa mbere umunsi wa kane umugore yambona akabaronga nanjye nkagira ubwoba mutima ukaboneka nkurwaye pressure kandi ari pastor w'usenge ndajyana ku cyumweru magana musengero ndavuga ngo kuwa gatatu kuwa kane nta itangazo n'ibyo pastor atanga tujijisha ngo urusengero ruzaboneka hari abaza barimo basenga none ashaka kuvana umugeni mu ngarure nkamujyana amasengesho kubera reka sose usoma Yohana
ubutumwa bwiza ibice 5:7 nurangiza kusoma neza umushoje neza usome no 8 hanyuma turekeraho. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 5:7. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 5:7 haravuga ngo umurwayi aramusubiza ati databuja sifite umuntu ujugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nkiza undi ananga kumanukamo. Umurwayi aramusubiza ati databuja sifite umuntu ujugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nkiza undi ananga kumanukamo. Uyu mugabo yamaze imyaka 38 no mateka ya Bibiliya twize batubwira izina ry'Igihugu 38 yamaze yazize kutagira umuntu ariko tunatanza iyamazi yihindurije si umuntu ariko mwadebye mwabara ukora iyamazi yihindurije si umuntu ariko ndi ufite umuntu antanga kumanukamo njya kuko yagiye umuntu cyokora umuntu mbona n'usubiza mu ibaraza waji singira umuntu mu ibaraza iyo amazi yihindurije ariko usubiza anabonye umwana bacunga akagare kajya kurimba bagusubakuzana hano uramaze kurimba bakigendera aho bakugejeje bagusubizayo warwana no kwirwanaho siyo niza undi antanga kumanukamo. Yego Yesu aramubwira ati singira umuntu nyoshaka haruguru kuri bene. Umurwayi aramusubiza ati databuja sifite umuntu ujugunya mu kidendezi sifite reka babwire bene data ngarukira tugende uba bafite abantu baradusize akambwiza ukuri baradusize yego abana b'abakobwa ufite nyirasenge Uganda yaradusize yaricaye abwira umuntu atari kuhakuragira umugeni uri hano ku cyaro waciye ibintu bazi kuri impeshu ariko amazi yabindirije nyoko se yakunagamo ejo uzaza ubona yaje yakenya yasa neza ayo mwe muteteri yararunguye amazi niyo yihinduye burya amazi yarihinduye kuko yarafite nyirasenge yarafite se wabo yarafite nyirarume aramutereza ate amunagamo. Ubu ntabwo dufite abatunagamo dufite abatuza kujyamo. Iya amazi birinduye sindi runjugunya nabuze umuntu ugiye wibuze icyo wabuze mu myaka 38 yamaze yabuze umuntu ujya ngo ufite umuntu nyamara umuntu wo guhinga tutajya mu bitangaza birebeye ufite umuntu nyamara umuntu bahinga ufite umuntu nyamara ikibanza se ufite umuntu nyamara kandi mu bajya muri bweza kubayika ufite umuntu nyamwigishije mukanika ariko mwajya murareka mutari w'abageni bawe mwajya murareka ko tubuza umuntu ahubwo dufite abantu barakuvuga ryawe bakakujyana no mu gikorosi bakakuvuga bakakujyana n'urugendo bakakuvuga kandi bakakuvuze n'uwakakubereye umuntu ujya ngo haryama agatibirindura se ariko mwabana mwajya murara amazi ari ibirindura hajya atibirindura se uza dufite abana b'abakobwa bamwe bafite siniya gatandatu bari n'ubundi gatandatu mbuze dufite n'abafite masters barize bari kokoye isenegere bakodesha isabu n'abarayigarukamo afite masters ntarabone naho akorera ijana ariko ufite siniya gatandatu kubera ko amazi y'ibirindura bamushize hehe
imbere mwagiye murareka. Nkunda gusenga ngo nta mwene wacu ngira mu isi, nta koroneli ngira, nta meya ngira, nta burugumesitiri ngira, nta minisita ngira, ariko mfite mwene wacu mu ijuru. Ibi niba abantu bagiye kuzimu ntibagende, mujye kuzimu ujya mu ijuru tutari. Abantu ubwo baratabagiye kuzimu bajye mugana bajya mu ijuru kwa uyu muganda ya 38 yabishijwe no kutagira umuntu. Yesu yarahagurutse ajya mu minsi mikuru y'abayuda, ariko ategeka nitemere minsi mikuru nanjye njya mu minsi mikuru w'abayuda bene wabo ndebe icyo bakora. Ageze ku rusengero rwo kwa Salomo yumva akeneye kuhagera, biyabwira ngo ageze mu mabara azasanga abantu. Ahantu yagendukiye bwa mbere ni ku muntu w'amaze imyaka 38. Yesu ahure nawe, ahure nawe, akure umuntu w'ingenzi mu buzima. Amen. Abamutayeho bakagenda. Agaruka